Imana ni nziza, reka dushime Imana cyane ko ikomeje gutuma twumva ibyigisho bigenda bitambuka kandi bidufasha mu byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, bikanadufasha mu byerekeranye n'ubuzima bwacu bw'iteka. Ni kubw'iyo mpamvu rero tugiye kwerekeza icyigisho cyacu ku byerekeranye n'ubufasha bw'umuryango. Ari icyifuzo dusabira abasore n'urubyiruko kugira ngo bazagire imiryango myiza. Icyigisho cyacu rero kigiye kuvuga ngo utizera cyangwa se batasezeranye. Tugiye kureba ese bigenda bite, utizera bimeze gute, se abatasezeranye byo biba bimeze bite, kuko ni icyigisho gifasha abasore cyane kubera ko abantu benshi bakunze kugiraho ikibazo ngo mbese umuntu yabigwa n'iki, uwo wakubakana nawe urugo, ese wabigwa n'iki, uwo mwagirana urugo rwiza, ese nawe wabigwa n'iki, uwo mwajana mwasezeranye cyangwa se mutasezeranye. Naho iyo mfuruka tugiye kunyuramo turifashisha ibyanditswe kugira ngo hatagira imyumvire cyangwa se ubusobanuro bwa kimuntu buzamo, hanyuma imiryango yacu ikaba yajegajega. Basore rero, nkumi rero, rubyiruko rero, nahanyu kugira ngo mutege amatwi. Mbere yo kugira rero ngo tugire icyo tuvuga, kubera ko tugiye kwifashisha ibyanditswe, reka dusenge. Mubyeyi wacu, data wa twese, turagushimye cyane yuko ari wowe wadushiriyeho umuryango, umaze kurema byose waherutse umuryango. Kari akarusho rero ndetse no gushima cyangwa se no gushimira umuntu kubera ibyiza wari umwifurije, izina ryawe nirishimwe. Twifuza rero imiryango myiza muri ibi bihe bigoye, twifuza imiryango myiza muri ibi bihe bitoroshe, twifuza imiryango myiza izavamo abana bameze nk'aba Mose, twifuza imiryango yacu ko yazarokoka nk'uko Nowa warokotse, twifuza imiryango myiza kugira ngo uzahamagara tuzakwitabe ngo karibu n'abana bacu. Ngwino rero mu muryango nk'uko watangiranye n'umuryango bwa mbere, uduhe impano yo kukwemerera mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku isomo rimwe rero. Ni isomo abantu benshi batumva neza, ariko ni isomo rinagoye, ariko ntabwo ari kugorwa kubera rikomeye, ahubwo ni isomo abantu benshi Satani ageraho agashiramo imyumvire. Ni isomo Satani ageraho abasore benshi ntibaryumve neza mu buryo bukwiriye, uwo ari we wese akarisobanura uko ashaka, uwo ari we wese akaryumva uko ashaka, ariko ni isomo uryumvise neza, ni isomo ry'ingirakamaro. Basore ngaho mutega amatwi, rubyiruko ngaho mutega amatwi, bakobwa ngaho mutega amatwi, kugira ngo none twumve izi mpanuro. Nyabuneka ntagire ukomeza umutima, nyabuneka ntagire uwihagararaho, nyabuneka ntagire ufata umwanzuro udahuje nuko ibyanditswe bivuga. Reka dutangire n'iki gitabo, nicyo kitangira kibitubwira neza, igitabo cya Amosi. Amosi ni igice cya 3 umurongo ni wa 3. Amosi igice cya 3 umurongo ni wa 3 baravuga ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Ni ikibazo aho buri wese yagira uko gisubiza. Rushobora kuvuga ngo bashobora kujyana batasezeranye, undi ati bajyana basezeranye. Mu buzima busanzwe byose bibaho, mu buzima busanzwe byose birashoboka, ariko se uruhande rurimo Imana ni uruhe? Uruhande rurimo Imana ni uruhe? Ni uruhande nk'uko tugiye kubireba rw'uko abantu bashobora bajana basezeranye, uko batasezeranye turabuze kureba n'imbogamizi nazo zibamo. Ese uruhande rurimo Uwiteka ni uko abantu bajana basezeranye. None basezeranye barangwa n'iki? Batasezeranye barangwa n'iki? Ese gusezerana ko ni ukuhe? Kuko abantu benshi bashobora kumva ngo gusezerana ubwo tuvuye mu murenge cyangwa se mu rwego rw'amategeko, ubwo habayeho gusezerana. Bamwe bakoresha amategeko, abandi bagakoresha umurenge, abandi bagakoresha za komine mu bihugu bigiye bitandukanye. Aho niho tugiye. Ese iyo abantu bavuyeho baba basezeranye? Turareba igisubizo. Ariho n'ikindi kibaho, hari abagira imiryango mbere yo gushinga urugo bakabanza baza gusezerana imbere y'abapadiri, abandi bakajya imbere y'abapasiteri, abandi imbere y'abarevera pasiteri, abandi bashobora kunyura imbere y'abashehe. Ikibazo kiracyabaza ngo ese iyo bavuye aho baba basezeranye?
niyo mpamvu tugiye kwifashisha ibi byanditswe kugira ngo twumve abasezeranye basezerana gute, abatasezeranye bo biba bimeze gute. Ariko nitwumva abasezeranye nk'uko ibyanditswe bibivuga, atari ukunyura mu mategeko gusa, atari ukunyura imbere y'abayobozi bacu mu by'itorero cyangwa se amadini bamwe nk'uko bayabamo, ahubwo tugiye kureba gusezerana nyako icyo ari cyo n'icyo kuvuze tugendeye ku byanditswe. Niyo mpamvu rero turi kongera tukavuga ngo basore, inkumi, rubyiruko, ni ahanyu gutega amatwi. Ariko tugiye kugendera kuri iri somo rivuga ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Biragaragara yuko iri somo rivuga ko ni abantu babiri mbere ya byose basezerana, umusore n'umukobwa. Ariko nyuma hari ikibazo, ese basezerana bate? Basezerana bate? Ese abatasezeranye baba bameze gute? Reka dusome mu gitabo cyo mu gutegeka kwa kabiri, igitabo cyo mu gutegeka kwa kabiri igice cya 7, twinjire mu somo nyirizina noneho twumve, kugira ngo abasore bacu, abakobwa bacu bavane urujijo mu mibanire yabo n'abo bakundana, kugira ngo bagire urugo rwiza. Urugo rwiza ni ijuru ritoya, ubwo mu kinyarwanda cyiza turi kuvuga ngo turi kwifuriza abasore, inkumi, urubyiruko kugira ijuru ritoya byiza. Gutegeka kwa kabiri ni igice cya 7 umurongo wa 3, Imana ubwayo yarivugiye ngo, kandi ntuzashingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe. Imana niyo ibyivugira ngo, kandi ntuzashingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe. Imana ariyo ibyivugira. Ese uyu muntu ubwirwa hano ninde utagomba gushingira muri aba bantu bari kuvugwa hano? Ese abo bantu bo ni bande? Kuko bamwe usanga bagendera ku by'ubutunzi, ati rwose amaboko ataresha ntaramukanye, ubwo akaba ari cyo agenderaho ashingira umukobwa cyangwa asabira umuhungu. Oya, nacyo turi buze kureba impamvu. Reka twongere dusome irindi somo rwo mu rwa 2 rw'Abakorinto kugira ngo tubyumve neza, kugira ngo bamwe bagenda babyitiranya, bakabyitiranya n'ubukungu, abandi bakabyitiranya n'uturere abantu bavukiyemo, ngo nibyo bigaragaza abantu batagomba kubana. Oya, niyo mpamvu tugiye kugendera ku byanditswe gusa, kandi nk'uko umuja w'Imana yabivuze ngo mu guhanga umuryango, ngo mu gushyiraho urugo, nta marangamutima agomba kubamo. Iyo haje amarangamutima turi buze kureba ingaruka zibamo. Urwa 2 rw'Abakorinto igice ni cya 6 umurongo wa 14 na 15 haravuga ngo, ibyo kutifatanya n'abatizera. Abatizera barongeye baragarutse. Ni bande? Turabakurikirana mpaka tubagezeho, mpaka tuvumbuye aho bari, kandi turababona. Urwa 2 rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14 na 15 haravuga ngo, ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? 15 kandi Kristo ahuriye na Beriyari, cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Kuba bari gushimangira byasamo byo mu gutegeka kwa kabiri ko nta huriro. Kumva ko hari ihuriro rero ni ikibazo gikomeye. Kumva ko hari ihuriro ni ikibazo gikomeye. Imana ubwayo yaravuze ngo oya. Imana ubwayo irivugira ngo oya. Ariko tugomba kumenya ni oya kurinde. Ubwirwa ngo oya ninde kurinde. Niho tugiye kugenda gake kugeza igihe umusore uzumvira iki cyigisho, umukobwa uzumva iki cyigisho akakigira iki, azagira urugo rwiza. Tubifurije rero urugo rwiza, tubifurije urugo ruhire rugendera kuri ibi byanditswe. Ahangaha hari ijambo ryagarutsemo cyane rivuga ngo uwizera ngo utizera. Ariko reka turebe kwizera ni iki, kugira ngo twinjiremo duhereye mu mizi. Kwizera ni iki? Uwizera yizera iki? Kwizera ubwabyo ni iki? Abaroma 10 ngo dutangiye ingingo ya mbere, abasore n'abakobwa ni cyangwa se inkumi, urubyiruko rugomba gukura rubizi. Ingingo ya mbere igaragaza ko ugomba kujyana n'umuntu
ugomba kujyana n'umuntu mwasezeranye, ugura iryo sezerano nyaryo tugiye kureba. Ya yandi yo ni uguhamya, ririya ni abatangabuhamya yaratugira mu myizerere yacu, aho badusezeranya mu nsengero tubamo, bariya ni abatangabuhamya, ni ugushimangira isezerano. Hariya tuja mu mirenge muri za komine na heye, ni ugushimangira isezerano. Tugiye mu isezerano mu muzi waryo rero. Kwizera ni iki? Reka tuje mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 17 haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva. Umuntu wizera arumva, kandi kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ingingo ya mbere umusore agomba kureba ko uwo bagiye kuzarushinga, ko bagiye kuzabana yizera, agomba kubanza yareba ese uyu musore, ese uyu mukobwa yumva ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo araryemera, araryumva. Iyi ngingo atari kwimeze, iyi ngingo atari ko yumvikana, niyo ngingo ya mbere igaragaza ko umuntu yajana n'undi basezeranye cyangwa batasezeranye. Niba umusore, niba umukobwa yemera ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo rya Kristo, aho ngaho iyo niyo ntambwe ya mbere igaragaza ko yizera. Niba atayemera ntabwo yizera. Niho ibyanditswe byavuze biti ese abantu bajana batasezeranye. Niba atemera ijambo rya Kristo baba bagiye kujana batasezeranye. Niba umusore cyangwa umukobwa yemera ijambo rya Kristo, aho ngaho baba batangiye intambwe ya mbere yo kujana cyangwa se yo kuzabana banyuze mu isezerano nyaryo. Twageze mu cyigisho nyirizina rero. Hageze mu cyigisho nyirizina, reka dusome inama zigirwa itorero. Wibuke ko turi gufasha abasore, turi gufasha abakobwa, turi gufasha urubyiruko kugira ngo ruzakure rusobanutse. Inama zigirwa itorero mu muzingo wa 2 cyangwa se umugabane wa 2, paje ni ya 19. Ino paje ya 19 turi buze gusoma ku subi ya 2, paragrafi ya 2. Ni icyigisho kivuga ngo ntugashingirwe uwo mudahuje kwizera. Nanone kumva ko hari abahuza kwizera n'abadahuza kwizera. Abasore rero, bakobwa, inshuti zanjye, ntabwo ndi gutanya abakundanye, ahubwo ndi kugira ngo bajane bahuje kwizera, kugira ngo igihe Yesu Kristo azabaje imiryango yacu izarokoke, kuko n'uwa warokotse. Igice cya 19, paje niyo nani ya 19, haravuga ngo abagabo n'abagore basanganywe ubwenge n'umutima uhana, bizira amatwi ngo batagirwa inama. Ikintu kigaragaza umuntu wizera n'utizera: uwizera yumva inama, utizera ntashobora kuyumva. Icyo ni ikindi cya 2. Baba ibipfamatwi ntibemere. Iki ni ikindi kigaragaza uwizera n'utizera. Uwizera abangura amatwi, naho utizera aba igipfamatwi. Ntibemere kwinginga. Ikindi cya 2, umusore aringinga ati ese bimeze gute, umukobwa atinginga ese bimeze gute. Ese uri kubona ari byo? Baringinga ndetse bagahendahendwa. Guhendahenda kw'inshuti na bene wabo n'abagaragu b'Imana. Ingingo ya 2 igaragaza uwizera n'utizera nuko habaho kumva no kutumva. Kwinginga ukabyumvira cyangwa ntubyumvire. Ubwo iyo ubyumviye ni ukuwizera, utabyumviye ni ukutizera. Hakaba guhendahenda. Aha ngaha ngo n'inshuti ubwazo ngo zinjiramo, zikavuga ziti ariko uri kubona ari byo. Kubera ko haba habayeho kutumva rero, ugahita avuga ati nibyo, rwose ndiyumve, akiziba amatwi. Ngo inshuti zarangiza kubivamo, abandi ngo bakurikiraho babwira umuntu. Bavugwa hano ngo kandi inshuti nziza ibasha kubwira amagambo yo kukuburira. Inshuti ishobora kuza ibingibi byo mibano y'abasore n'abakobwa. Ntabwo burya abantu benshi bakunze kubivuga berura.
hari igihe inshuti ishobora kuza ngo ariko weho ngo mbema ngo hariya ngo kubana ngo mbema ngo kuriya ngo kubana ngo mbema ngo uriya ngo kubana ngo byacamo mwe ariko yabuze ukundi yavuga ngo ngo urapfuye ngo ngo uragendesheje. Inshuti zikaza zikakubwira mu marenga ikagenzerezwa cyangwa se igafatwa nk'umwanzi. Ingingo ya kabiri, umuntu ugiye kujana n'undi yizera cyangwa atizera, nuko hazamo inama, nuko hazamo imiburo, nuko hazamo kwinginga, hakazamo guhendahenda. Babinginga bashobora kwinginga umukobwa, bashobora kwinginga umuhungu. Umwanzuro arafata aho ngaho. Nibuke ko turi ku ntambwe ya kabiri igaragaza abantu bagomba kujana bizera cyangwa se batizera, ngo n'inama zigatangwa. Ariko umwanzuro ufatwa n'umusore n'umukobwa ni ugaragaza ko agiye yizeye cyangwa atizeye. Kuko abantu benshi bageze kuri ino ngingo baravuga ngo none se wabigwa n'iko wizera, ngo none se ngo wamubona heye, ngo none se. Ariko ibi byanditswe birasiga iki cyigisho gifashije umusore uwo ari we wese, umukobwa uwo ari we wese wifuza cyangwa witegura kurushinga kugira ngo yongere asubize amaso inyuma. Umuja w'Imana yarabivuze, turi buza nabyo kubireba. Igihe nikitwemerera ko ngo aho kugira ngo utandukane waramaze gushingiranwa n'uwo muri kumwe, ngo ibyiza ni ugusesa amasezerano mbere yo kubana. Gusesa amasezerano mbere yo kubana rero byemerwa n'ijuru, byemewe n'ijuru. Reka twumve ahangaho ko bakomeje bavuga. Baravuze ngo ibyo byose bikorwa na Satani, abashyiramo ibibacurika umutima, ubwenge bukamuka, umutima ugahuramo. Bagira impamvu ituma ingoyi yo kwitegeka ishirwa mu ijosi ibyo kwifuza ibibi, bagategekwa n'irari ribi, kugeza ubwo bitinda cyane uwo byatsinze bikamugeza mu buhanya n'ububata. Ibi si ibitekerezo by'ibyo umuntu yibwira, ahubwo ni iby'ukuri. Imana ntiyemera gufatanywa yabuzanije. Kubona ko y'amasomo mu gutegeka kwa kabiri igice cya 7:3 arongera agarutse. Hari ugufatanya Imana itemera, cyane cyane kudahuza n'izi ngingo tumaze kubona. Kwanjye imbuzi z'inshuti n'inshuti za bene wabo, ngo yemwe n'abagaragu b'Imana bakabiza amati, nyamara turi kubona bari kurebye ngo turi kubona ngo bitaba neza. Ibintu nk'ibi bakunze kubivuga babisigasira kugira ngo umusore nangwa umukobwa yumve. Iyo agize amahirwe rero akaba afite umwuka w'Imana, yumva izo nama, yirengagiza amarangamutima ye, hanyuma akaba agasesa amasezerano mu buryo bwiza. Iyo ni ingingo ya kabiri igaragaza abantu bajana basezeranye cyangwa batasezeranye. Ingingo ya gatatu ni iyihe? Igaragaza abajana basezeranye cyangwa se abagira umuryango cyangwa se abagira urugo, basezeranye cyangwa batasezeranye. Turakomeza twifashisha iki gitabo cy'inama zigirwa itorero, umugabane mani wa wundi wa kabiri, ahubwo turaza ku paji ya 22. Paji ya 22 dusome igisubizo hepfo, twumve icyo igisubizo umukristo asubiza utizeye. Erega ibi bintu byose nubwo biba, umuntu ufite ikibazo ni umukristo, umuntu ufite ikibazo ni uwizera, naho utizera we turaza kubireba. Pawulo yamuhaye uburenganzira ngo niba ari kumva bigoye. Turaza kubisoma hano mu gitabo cy'urwambere rw'Abakorinto. Pawulo yahaye uburenganzira umuntu utizera, yamuhaye ubuhe burenganzira? Kandi ubwo burenganzira ntabwo bushobora kugirwa nande n'umukristo. Umukristo we ntabwo ubwo burenganzira bufite, ariko umupagani we arabugira. Niyo mpamvu ikiba cyose umukristo niwe ugiye kuremererwa cyangwa akagira amahirwe. Numva ubwo burenganzira utizera we abafite, umukristo abadafite. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 7:12 aravuga ngo ariko abandi bo nije ubabwira si umwami wacu, mwene data niba afite umugore utizera kandi uwo mugore agakunda kugumana nawe, ye kumusenda.
kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda ni mu burenganzira bwe, ntabwo ari muri bya bindi ijuru byabanjije, uyu ni mu burenganzira bwe. kandi umugore ufite umugabo utizera nawe agakunda kugumana nawe, ye kwahukana n'umugabo we, kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we ashizemo agahenge, kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data. Iyo bimeze bityo abana banyu baba bahumanye, ariko none dore nabera. Iyo uwizera n'utizera bagize amahirwe yo gukomeza kubana, abana baba bere. Ariko iyo habayeho utizera akavuga ngo ndigendeye ndi kubona aya mahame ya gikirisitu, nkurikije iby'imisengere yawe, nkurikije iby'imirire yawe, nkurikije iby'iminywere yawe, rwose ndi kubona ntabishobora, utizera we aragenda. Ariko ngo icyo gihe abana baba bageze ute? Baba bahumanye. Umurongo wa 15 14 na 15 ngo kuko umugabo utizera yezwa kubw'umugore we, kandi umugore utizera yezwa kubwa mwene data. Iyo bitameze bityo abana banyu baba bahumanye, ariko none dore nabere. 15 arasobanura cyane. Mucyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Utizera afite uburenganzira bwo kugenda. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. None ngo wa mugore we ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugabo wawe ngo wawe ndugenda? Nawe wa mugabo ubwirwa n'iki yuko utazakiza umugore wawe niba agiye kugenda? Hano Pawulo ari gushiramo akantu ko kubwira ute, ko kubwira na wa wundi utizera ko yakagize ute, yakagombye wa wundi wizera ko yakagombye kwigisha cyane kugira ngo amukize, Iyo mpamvu rero ahangaha kandi tuzo tuvuze ngo kagaragaza ko iyo wizera n'utizera babanye, utizera isaha n'isaha yagira ute, yasesa amasezerano muba mwaragiranye. Uwizera aba afite ikibazo cyo kuzakomeza we, nta masezerano agomba gusesa, ngo ni ugukomeza akamwigisha, akamwerera imbuto nziza kuzageza igihe yagira amahirwe ijuru rigatabara akamuhindura. Ngo kuko bimeze. Hano rero ku paji 22 mu nama zigirwa itorero haraduhereza igisubizo umusore agomba gutanga, umukobwa agomba gutanga, niba ari kubona ayo masezerano koko yaba adahuje no gushaka kw'Imana. Ariko iki gisubizo tugiye kuvuga ni indi ntambwe ya gatatu. Ni intambwe ya gatatu igaragaza uwizera n'utizera mbere kugira ngo bagire ute, bafatanirizwe hamwe. Reba uwizera ukunda agomba gusubiza. Umukristo wese akwiriye gukora iki mu gihe ageze mu bishuko byo kugerageza ibyigisho by'idini? Mu gushinga urugo ibyigisho by'idini bizamo, mu gushinga urugo inyigisho z'idini zizamo, ariko abantu benshi ntibabyemera, abantu benshi ntibabyumva, ariko zinaraza iyo zitaje aba ari ikibazo. Akwiriye kuvugisha ukuri afite ubutwari bukwiriye. Ati umukristo yaba umukobwa yaba umuhungu akwiye kuvugisha ukuri. Burya ukuri niko kubaka. Abantu benshi ntabwo bazi ko ukuri ariko kubaka, ariko ukuri rwose ni ikintu kigomba kugaragara hagati y'umusore n'umukobwa, kubwizanya ukuri, aho kugira ngo abantu bafatanirizwe hamwe, hanyuma yaho hazazamo ikibazo kivuga ngo mbese wanzanye utandeba, mbese nagusanze utanzi. Burya nuko barabayemo kubeshanya, ariko babwizanye ukuri hakabaho kumva niba byakwihanganirwa cyangwa se bitakwihanganirwa, amasezerano agasubikwa cyangwa agakomeza. Umva uko umukristo agomba kuvuga. Ati ndi umukristo ufite umutima uhana. Tugiye kugera ku ngingo ya gatatu noneho igomba gutuma umusore umukobwa yabana n'umuntu cyangwa se yagira n'amasezerano akavuga ati tubanye twizeye cyangwa se tubanye tutizeye. Ariko icyo tugiye kuvuga hano ni ikigaragaza ko babanye bizeye cyangwa se batizeye. Ni ikivuga ngo ndi umukristo ufite umutima uhana, nizera umunsi wa 7 w'icyumweru kari wa sabato yo muri Bibiliya. Ntabwo tubasha kunezeranwa kuko ni ingurikirana
kunguka ubwenge buruseho bushitse bw'Imana, nzakomeza kurushaho kwanga isi ngire ishusho isa n'iya Kristo. Nukomeza kuburira ubwiza kuri Kristo, ntureshwe n'iby'ukuri, uzakunda iby'isi bye ndashobora gukunda mu gihe gikunze iby'Imana wowe udashobora gukunda. Nize umva neza, nizera umunsi wa karindwi w'icyumweru ko ari wo Sabato. Ikindi kintu gishobora kugaragaza uko umukobwa yizera cyangwa atizera, niba atemera umunsi w'isabato ko ari itegeko ry'Imana, niba atemera amategeko y'Imana uko ari 10 ko ari go rufatiro rw'ingoma y'Imana ndetse ikazaba n'urufatiro rw'urugo rwabo, icyo gihe mujanye mutasezeranye, ujanye n'utizera, wa mukobwa we, wa muhungu we, wa rubyiruko ukiri inyuma. Niba habayeho gufatanya, ukabuzi kugiye kujana n'umusore, ukabuzi kugiye gushingiranwa n'umusore, ukabuzi kugiye gushingiranwa n'umukobwa, ariko atemera amategeko y'Imana, by'umwihariko itegeko ry'isabato, icyo gihe muzagenda bizakunda, muzafata inzira izabemerera, ariko ijambo ry'Imana ryo rizaba rivuga ngo ujanye n'utizera, ujanye n'uwo mutasezeranye. Nguko uko icya kibazo cya Maraki 3 kivuga ngo mbese abandi babiri bajana batasezeranye, iyo umwe yemera amategeko y'Imana undi ntayemere, cyane cyane isabato, ko amategeko y'Imana rukundo yagiye aratondekwa anakomeza kuba 10. Niyo mpamvu tuvuga amategeko y'Imana ni isabato. Niba umukobwa yemera isabato by'ukuri n'umwami wayo, akabona umuhungu ntayemera, ni ikibazo cy'uko agiye kujana n'utasezeranye. N'umuhungu nawe nuko, niba yemera isabato cyangwa se amategeko y'Imana n'isabato irimo, akabona umukobwa bagiye kuzarushingana ntabwo yemera, ayifata minenegwe, icyo gihe bazagenda byemere, icyo gihe bazagenda bikunde, ariko azabajanye. Icyo tugendera muri iki cyigisho ni ukumenya uwo tujanye twarasezeranye, uwo tujanye arizera. Igisubizo kizaba kiri hariya ku mategeko y'Imana. Ahangaha rero ni ukwacunga cyane basore bakobwa, kugira ngo imiryango yanyu izabe myiza, imiryango yacu izakomeze kuba myiza, tuzarage abana bacu, tuzarage abakobwa bacu, abahungu bacu, imiryango ifite icyerekezo gihuje no gushaka kw'Imana. Hari akandi kantu Satani yacometse mu byerekeranye n'irambagiza cyangwa se ibyerekeranye n'ishingirwa. Akantu Satani yacometsemo cyaka kugira ngo ngacomokore, cyakose umusore mukobwa ubyifuza akumvise neza, Satani yagacometsemo njikare, niho kari gutuma imiryango inyeganyega. Ako kantu kaboneka muri iki gitabo cy'inama zigirwa itorero umuzingo ni wa 2, paje ni ya 20. Paje ni ya 20. Aka kantu Satani yacometse mu bakobwa bacu, agacomeka mu bahungu bacu, agacomeka mu rubyiruko rwacu. Satani rwose tugiye kumushyira ku karubanda kugira ngo abasore abakobwa bacu bazagira imiryango myiza. Aka kantu kari ku paje ya 20 kusubi iheruka, ni umuzingo wa 2. Aka kantu reka tugasobanure neza, mukumva neza, ariko turagasobanura ni ibyanditswe. Umusore uzakumva neza, umukobwa uzakumva neza, urubyiruko ruzakumva neza, ruzagira amahirwe yo kugira urugo rutajegajega. Ako kantu ni akahe? Reka dusome mukumve. Abatura yuko bakurikiza iby'ukuri bakandagirisha iby'Imana ishaka, gushingirwa abatizera. Kandagirisha iby'Imana kushingirwa utizera, babura ubuntu bwayo maze kwihana kukabasharirira. Aka kantu ngaka abasore benshi barakibwiraga, abasore benshi barakibwira, urubyiruko rurakibwira, abagimbutse bakakibwira, ariko ngaka ngagezeho ngiye kubitaho umusumari kugira ngo hatazagira
ubwira nkuko kameze ngo karavuga ngo utizera abasha kugira ingeso nziza cyane. Niko basore benshi usanga bavuga ngo hari n'igihe ubona ngo umupagani ngo ari utanga umukirisitu, ngo hari igihe ubona umukirisitu ngo ari umeze nabi ngo kuruta udasenga, ngo hari igihe ubona ngo nangwa nawe uriya ngo wo mu yindi myizerere ngo nangwa nawe uriya ngo nuko adasenga ngo baragerageza. Ariko umva ngakubita umusumari ngo utizera abasha kugira ingeso nziza cyane, ngo ariko kuko aba atemeye iby'Imana ishaka kandi agahinyura agakiza gakomeye kangana gatyo, ni impamvu ihagije yo gutuma bene uko gufatanywa kutabaho. Utizera ngo ashobora kugira imico myiza, utizera ashobora kugaragara neza akagira ikinyabupfura, ashobora kwibombarika bigakunda, ashobora kwibombarika bigashoboka, yemwe ngo no kuruta uwizera. Ariko ngo kubera yuko abatizera nyine atumva ijambo rya Kristo ngo arigire irye, kubera yuko abagira igihe wakinangira kiziba amatwi, ntiyemere kwinginga, ntiyemere guhendahendwa, inama z'inshuti, inama za bene wabo, inama z'abagaragu b'Imana, izo mbuzi zose ngo kubera ko batazemera byakubitira akantu k'akarusho kuba atemera amategeko y'Imana, by'umwihariko kuba atemera isabato. Yemwe iyo mico ntikakujijishe, imyambarire ye ntikakujijishe, imirebere ye ntikakujijishe, imigendere ntikakujijishe, imivugire ntikajijishe, ikintu icyo ari cyo cyose kuri yo kuva watemeye izo nama uko ari eshatu ntagire ikizakujijisha kuri we, kuko nicyo kijijisha abasore n'abakobwa benshi, ngo kuva batemera ijambo rituruka ku Mana. Ngo iyo ni impamvu ihagije yo gutuma bene uko gufatanywa kutabaho. Ese basore rubyiruko hari ikintu umuntu abakinga? Ese basore rubyiruko bakobwa hari icyo umuntu abakinze aho ngaho? Ni amahitamo yawe rero. Reka turebe icyo gufatanywa byavuzeho ku byerekeranye n'iminsi y'imperuka. Yesu yabivuzeho, Yesu yasize rwose nkuko abivuga ngo mbese ko ndangije gucana umuriro ngo ikintu nshaka ni iki. Yesu yamusize amaze gucana umuriro, niyo mpamvu abamukurikira bagomba kuwukongeza uzageza igihe azagarukira, hanyuma abantu bakawumva neza uwo muriro uwo ari wo. Umuriro nta kindi ni ugusobanukirwa n'ibyo Imana ishaka, umuriro nta wundi ni ukumva ibyo Imana ishaka bigakurikizwa. Matayo, reka mbere ko ngo tuje kwa Matayo, reka dusome Luka kubera iminota, reka tuje kwa Luka. Luka urabivugaho iki? Luka yasize abivuze neza, ugushyingiranwa turangije, uko abantu babana babizera, uko abantu babana basezeranye. Reka turebe ingaruka zizava mu bajana batasezeranye. Byose byaranditswe, byose byarasobanuwe. Niyo mpamvu uwari wese yakagombye akumva icyo mwuka w'Imana avuga kuruta amarangamutima. Luka 17:27 ati iki? Aravuga ngo dore kuri 26 ngo kandi uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizaba no mu minsi y'Umwana w'umuntu. Minsi ya Nowa uko byari bimeze no mu minsi ya nyuma niko bizagenda. Abasore rwose, abakobwa rwose, mujabura ubuzima bwanyu, mujabura ubugingo bwanyu mu miryango yo mu minsi ya nyuma. Byari bimeze bite? 27 bararyaga baranywaga. Ikigisho cyacu kigeze ahangaha kivuga ngo bararongoraga barashingiraga bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nguge, umwuzure uraza urabarimbura bose. Ahangaha ijambo rivuga ngo bararongoraga barashingiraga. Ushobora kubaza uti ese none kurongora gushingira Imana yabikoreye Adamu na Eva, hari yabibanje bibaye bibi bite? Kandi wari wese ashobora kukibaza kubera iki Imana yabikoreye Nowa n'umuryango we bakagira amahirwe, ubu ngubu kibaye ikibazo giti? Ikibazo kirimo ahangaha, ngo ikibazo kiri ahangaha ntabwo kurongorwa byari bibi, nta nubwo gushingira ari bibi. Ese kurongorwa nibyo bitaniye no gushingira?
ubundi iri jambo riza no kurongora iyo ugiye mu byanditswe usanga ngo ari igihe umuhungu ari ugiye kuzana umukobwa ngo babane. Iri jambo niho ryakoreshejwe, umuhungu ari ugiye kuzana umukobwa ngo babane, kuko hano mu gutegeka kwa kabiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo kandi ntuzashingirane nabo ngo umukobwa wawe umushingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe. Akakambuka ngasubiraho ngo n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe. Kuzana uwo mukobwa nibyo byagereranijwe no muri Luka igice cya 17:27 ngo bararongoraga. Turi buze kureba ingorane yari irimo. Barashingiraga. Gushingira byo niki? Ni hano mu gutegeka kwa kabiri naho habivugamo ngo kandi ntuzashingirane nabo ngo umukobwa wawe umushingire umuhungu wabo. Kurongora umukobwa araje, gushingira umukobwa wawe aragiye. None ijambo ry'Imana riravuze ngo bararongoraga, barashingiraga, bivuze ngo abahungu babizera bazanaga abapagani n'abakobwa babizera bakaja gushingirwa abapagani. Aho ngaho ni ijambo ry'Imana ryavuze ngo ntibigakorwe. Ahangaha rero ingorane yabayeho mu gihe cyo kwa Nowa, iri shingira n'iri rongora tumaze kumva imvo n'imvano nuko byakorwaga n'icyo Mwuka w'Imana yabivuzeho, nuko mu gihe cyo kwa Nowa ngo umuhungu yashingirwaga uwo ashaka n'umukobwa bakamushingira uwo bashaka, batitaye arizera ntiyizera. Niyo mpamvu ngo kuza k'Umwana w'umuntu Yesu yarabivuze, aravuga ngo kw'iyo minsi yari iriyo kwa Nowa ngo barashingiraga. Luka 17 no kongeye gusubira kwa 17 umurongo wa 27 ngo bararongoraga, barashingiraga, bivuze ko umusore yabaga afite ngo uburenganzira kuja kuzana umukobwa atitaye ku mategeko y'Imana, atitaye ku nama z'ababyeyi, atitaye ku kuba umukobwa yizera, akamuzana gutyo gusa. Bararongoraga umukobwa ngo nawe yabaga afite uburenganzira bwo gushakira hashaka, atitaye ku nama z'ababyeyi, atitaye ku nama z'abajenama cyangwa se z'abantu bubaha Imana, atitaye ku by'ijambo ry'Imana rivuga ngo arizera cyangwa ntiyizera, ngibintu byabagaho. Niyo mpamvu ngo ibyo byatumye habaho umwuzure, ngo no mu minsi ya nyuma turimo ngo n'abasore bacu niko bizaja biragenda, n'abakobwa bacu niko bizaja biragenda. Umubyeyi azaje aravuga ati umukobwa wanjye ibi ngibi ntabwo ari byo, ngo ariko si ngo niba yumvira amategeko y'Imana ngo ibindi atabikora se, kiba ikibazo. Niyo mpamvu ngo iyi minsi turimo, basore nkunda, iyi minsi turimo, bakobwa nkunda, iyi minsi turimo, rubyiruko, mwitonde kuyisanisha no mu gihe cyo kwa Nowa. Mwitonde kubera izi ngingo, kukibaza bya bibazo twabonye bigera muri 3. Ikindi cyaranze iminsi yo kwa Nowa ni ngo kubera ko umukobwa ngo yabaga afite uburenganzira bwo gushaka uwo ashaka, n'umuhungu akarongora uwo ashaka, ngo no gutandukana niko byagendaga burya. Uko babanye ngo nariko banatandukanaga, kaba gutandukana kwa buri kanya. Iyo uko gutandukana ngo kwabaga kubayeho mu gihe cyo kwa Nowa, ngo aribyo bizaranga n'iyi minsi turimo, ngo hazabamo ikindi gikorwa kizabamo, mu gifaransa ngo nicyo bita remariye. Nuko ni gushingirwa kugiye kugize kukaba inshuro nyinshi. Remariye akaba gushingirwa inshuro nyinshi. Niyo mpamvu ibi bizagenda bigaragaza iminsi yo kwa Nowa ko ari kwiterura igasa niyo minsi turimo. Ikindi giteye inkeke cyane kigaragaza iminsi yo turimo n'iminsi yo kwa Nowa, nuko hazabaho icyo bita porigami. Umugabo akaba yemerewe umubare w'abagore ashaka,
avuga ati njyewe nemerewe ngo sincubiye kubatunga se ngo wari wese ntafite uburenganzira se ngo ku mitungo ngo ntafite hanyuma ngo umugabo akaba yagira abagore barenze umwe umugore noneho ngo nakarusha ngo nawe akaba yagira abagabo barenze umwe niyo mpamvu iminsi turimo izabisa cyane cyane niyo kwa Nowa ni ahanga ngo bararongoraga barashingiraga nuko ngo bizaba bimeze bakobwa inshuti zanje basore inshuti zanje ese ijambo ry'Imana ntirisobanutse turi kwegereza umusozo rero reka twumve icyo Mwuka w'Imana agiye aravuga kubyerekeranye n'imiryango kugira ngo tuzagire imiryango myiza ntabwo iki cyigisho tukigisha twari tugendereye kugira ngo tugaragaze amakosa aba mu muryango gusa ahubwo no kugira ngo ikigenderewe cyane ni ukugira ngo turusheho gusobanukirwa ndetse tunashake ndetse tunakora iby'ubushake bw'Imana dushiraho imiryango yifuzwa n'ijuru cyangwa se ishakwa n'ijuru igitabo rero cy'intambara ikomeye cyo kigendo byinshi cy'imivunuzi tugiye guhera ku paji ya 411 tugeze ku paji ya 412 hanyuma twumve icyo Mwuka w'Imana bivugaho nawe yabivuzeho ni ikibazo ni mu cyigisho cya 36 kivuga ngo intambara itutumba burya intambara zose gututumba kose ibihugu bihanganye n'ibindi imiryango ihanganye n'ibindi amoko hirya no hino bahanganye politike zigenda zihangana abantu benshi babishyira mu bukungu abandi bakabishyira mu myumvire idakwiriye ariko abizi ijambo ry'Imana neza bazasanga ko byose bishamikiye ku miryango imeze ngiyo kwa Nowa byose izi ngaruka zose ziba mu miryango muri za politike zigiye zitandukanye zibaho mu bihugu bigiye bitandukanye ibihugu bitagenda bihanganye n'iki byose imvo n'imvano n'iyi miryango Uwiteka yabuzanije n'abantu bajana batasezeranye n'abantu bajana n'abatizera hanyuma izi ngaruka zose zikagenda zibamo intambara ikomeye paje ya 411 ugiye guhera ku isubi yo hasi turi buze gusoma n'isubi ibanza kuri 412 twumva icyo Mwuka w'Imana yavuze ku byerekeranye n'imiryango aravuga ngo abigisha abantu gusuzugura amategeko y'Imana babiba kutumvira hakazasarurirwa kutumvira ya ngingo ya 3 njyewe nemera isabato ntabwo nshobora rero kujya mu isezerano n'utayemera ari umusore ubivuga ari umukobwa ubivuga rimwe na rimwe baramukwena si umukobwa yakwanga umugabo kubera isabato ese umuhungu amwangiye isabato cyangwa n'ibindi ariko ni impamvu ifatika kubera ko ngiyo umuntu atumvira amategeko y'Imana n'umusaruro uvamo niyo kutumvira mureka amategeko mvajuru yirengagizwe ahangaha ntabwo turi kubivuga mu rwego rwa gipolitiki ntabwo turi kuvuga mu rwego rw'ibihugu ntabwo turi kuvuga mu rwego rw'imiyoborere y'isi turi kuvuga muri fondasiyo cyangwa se mu mvo n'imvano y'Imana yifuza kandi y'Imana yifuza ngo kibayeho abantu benshi ubundi bashobora kutemera yuko ubu turi kubaka politiki nziza twigisha ibyigisho ibyigisho nabyo biri kutwubakira politiki ibi byigisho biri kutwubakira igihugu ariko abantu benshi ntibashobora kubyumva gutyo ntabwo abantu benshi bashobora kubyumva gutyo ariko Mwuka w'Imana we niko abihamya ngo mureke amategeko mvajuru yirengagizwe yose uko yakabaye uretse n'isabato yasuzuguwe ngo mureke n'ayandi yose yirengagizwe kubera ko niko Yakobo yavuze ngiyo rimwe ry'ibyangiritse ngo n'ayandi yose aba yangiritse murekere yose ngo yangirike ngo amategeko y'abantu nayo azirengagizwa bidatinze bivuze ko iyo amategeko y'Imana yirengagizwe iyi sabato yirengagizwe basore ngonda burya nihe cyagiye ushaka kubona ukabona n'ubujura buraje kubera ko warashinyirije ngo twabana kubera datemera isabato gusa ntiyatuma tutabana ejo uzabona n'ubujura buje ejo ubona n'ubusambanyi buraje ejo ubona kwifuza kuraje ejo ubona gusuzugura Imana kuraje ejo ubona kwifuza kuraje kubera rya tegeko rimwe wirengagije ryo kubaha isabato kuko Imana ibuzanye ibikorwa biteye isoni
ibikorwa byo kwifuza, ibikorwa byo kubeshya, ibikorwa byo kwiba. Abantu biteguye kuribata amategeko y'Imana bitwaza ko ababera ingomyi ituma batagera ku byo bifuza mu isi. Ariko kubera kwanga amategeko y'Imana ntibizatuma bagira icyo bageraho. Niba amategeko y'Imana atakibagenga, kuki kuyacumura bitera ubwoba? Ibyo abantu batunze ntibyagira umutekano. Ntabwo abantu bazigera batunga ibintu bagiriramo umutekano igihe cyose amategeko y'Imana adashyizwe ku ruhembe rw'imbere. Kandi uruhembe rw'imbere ndi kuvuga ntabwo ari rwo mu bantu muri rusange, oya, ahubwo uruhembe rw'imbere mvuga ni uruhembe ruvuga ko umusore wakagombye guhera ku musore, wakagombye guhera ku mukobwa ashimangira amategeko y'Imana mu muryango we. Bizagenda bizamuka, ni wa muriro Yesu yaje gukongeza muri iyi si, bizagereza igihugu ikibatsi ukwire igihugu cyose. Hanyuma igihugu kibe ubutahamana, igihugu kiyoborwe mu bushake bw'Imana, igihugu kibemo abantu bubaha Imana. Nta muntu ushobora kugihangara iyo igihugu kirimo abantu bumvira Imana, iyo igihugu kirimo abantu bemera Imana, iyo igihugu gishize imigabo n'imigambi imbere y'Imana. Tuzabireba turi kwiga nanone byerekeranye n'ubuhanuzi, ukuntu mu itegeko nshinga ry'igihugu cya Amerika abantu benshi ngo bazi impamvu Amerika ikomeye. Abantu benshi baravuga ngo ni intwaro za kirimbuzi, abandi ngo nuko gifite abanyepolitike bakomeye, abandi ngo gifite ubukungu buhanitse, abandi ngo gifite, tugashyiraho imvano, tugashyiraho impamvu ngo zikunda Amerika ikomeye. Ariko gukomera kwa Amerika, iyo umuyobozi wa Amerika agiye kusezerana isezerano ry'abaturage be, imbere ye haba hari ibyanditswe byera. Kandi n'ikindi kibigaragaza ni uko wenda ntari nakurikirana ngo menye niba muri ino minsi ariko bikimeze. Mu nzu y'umuyobozi wa Amerika handitsemo amategeko y'Imana ko ariyo azaba uruhembe rw'imbere. Ibyo bivuze ko Amerika ntawe ushobora kuyihangara igihe cyose izaba ikigendera ku mategeko y'Imana. Cyakoze nk'uko ubuhanuzi buvuga, hazagenda habaho kudohoka cyane cyane ku itegeko rya 4. Amerika izageza igihe ngo idohoke, ngo yifatanye na Roma basiribanje itegeko rya 4. Ni ngo Amerika izagira imbaraga nkeya kubera ko Yesu Kristo ngo nawe azaba yitegura none kuza gutabara isi. Niyo mpamvu rero amategeko y'Imana igihugu kiyemera, imiryango yemera, abari ntakumirwa, abari ntahangarwa. Reka twihute nk'uko twavuze ko twegereza ku musozo. Amagambo avuga ngo ibyo abantu batunze ntibyagira umutekano. Niyo twari tugeze. Abantu batwara abaturanyi babo ibyabo ku ngufu kubera ko kwiba ntabwo biba bikibagenga, kwifuza nta kibazo kiba kikirimo. Niyo mpamvu abantu batwara iby'abaturanyi babo ku ngufu. Umunyembaraga ku paji ya 412 niwe waba umukire kurusha abandi. Iyo amategeko y'Imana adahari, umuntu ufite imbaraga, umuntu ufite byabo, tuvuga umuntu ufite agatuza, niwe uhita uba umukire kurusha abandi. Ikikwerekana yuko rero amategeko y'Imana yasiribanzwe ni ukubona umuntu ufite imbaraga, umuntu ufite agatuza, ari we afite byinshi. Icyo ni ikimenyetso kikwereka yuko amategeko y'Imana yasiribanzwe, kandi agasiribangwa biherewe mu muryango. Ubuzima bw'umuntu nta gaciro bwazongera kugira aho tugendereye naha. Indahiro mu gihe cyo gusezerana kw'abashakanye ntabwo yakomeza kurinda imibereho y'umuryango. Abantu benshi usanga bavuga ngo bayasinga, abantu bajane bagiye gushingirwa ngo basezerana. Ngo cy'ingenzi si uko babyumvikanaho, ariko Mwuka w'Imana ari kuvuga yeruye ko ngo indahiro, burya hari indahiro dusezerana iyo tugiye muri komini, hari indahiro dusezerana tugiye mu murenge, hari indahiro dusezerana tugiye mu nzego za leta, hari indahiro dusezerana mu madini dusengeramo, hari indahiro dusezerana turi mu nsengero dusengeramo, hari indahiro tugirana n'abo tugiye kubana nabo muri rusange. Iyo amategeko y'Imana yirengagizwa, yangiwe ya 3 igaragaza utizera n'uwizera. Iyi ndahiro mu gihe cyo gusezerana binari gusobanuka, cyagiye tugiye mu murenge, cyagiye tugiye muri komine, cyagiye tugiye mu nzego za leta. Ni indahiro tuba tugiye kugira yuko tugiye cyangwa se uko turi gusezerana. Indahiro cyangwa se uko turi mu gihe cyo gusezerana. Indahiro mu gihe cyo gusezerana ko bashakanye ntabwo yakomeza kurinda imibereho yabo umuryango.
ufite ububasha aramutse abishatse yajana umugore wa mugenzi we ku ngufu. Amategeko y'Imana asiribanzwe, umugore aba bya bindi byo bakera bavuga ngo umugore ni umuryango, umugore ahita ahinduka koperative, umugore ahita ahinduka ngikimina, umugore ahita ahinduka uwa rusange bitewe n'ingufu umuntu agize ute afite. Ikindi kibazo kirimo itegeko rya gatanu nk'uko n'irya kane byagenze ryakurwaho, abantu ntibatinya kwica ababyeyi babo baramutse bifuza kunezeza imitima yabo yononekaye. Ibihugu byateye imbere mu majyambere byahinduka imbere y'ubujura n'ubwicanyi, kandi amahoro, ikiruhuko n'umunezero byashyira ku isi. Iyo imiryango yubatswe hatagendwe kwa yariya mahame atatu, hariya mahame atatu tugiye kubasubiriramo mu buryo bwihuse turi gusoza icyigisho cyacu, igihugu kigira umudugararo, igihugu kigira igihombo, igihugu gihora mu bwumvikane buke, imiryango iranyeganyezwa, imiryango ntigira imbaraga, imiryango ntigira icyizere cyo kuzabona n'ubugingo buhoraho. Yemwe ngo imitungo nta cyizere tugira cyo kuyitunga, abagore, umugore ntabwo umuntu agira umugore ngo yizere ko ari uwe, umugabo ntashobora kugira umugore ngo yemere ko ari uwe. Aravuga ati uri ufite ubutunzi ubwo nawe turamusangiye, uri ufite imbaraga nta kundi byagenda, agashinyiriza. Niyo mpamvu imiryango myinshi, basore nkunda, bakobwa nkunda, urubyiruko nkunda, twubakire ku mategeko y'Imana. Reka tubibutse gakeya kubera icyigisho gishobora kuba cyarambuye, twongere tubibutse izi ngingo ko zigera muri 3 zigaragaza niba ubyifuza uzajyana n'uwo mwizeranye cyangwa se uwo musezeranye. Nizo zigaragaza gusezerana, nizo zigaragaza kwizerana. Nuzemera, Imana izaguha amahirwe yo kugira urugo rwiza. Utazemera, nanone uzabe uzi ingaruka zakurikiraho. Ingingo ya mbere igaragaza ko abantu bagomba kubana, abasore mwizeranye, ni uko umukobwa mugiye gushyingiranwa, ni uko umukobwa wifuza ko mwashyingiranwa, umuhungu yakwifuza ko mwashyingiranwa, agomba kuba agira igihe akumva ijambo ry'Imana, cyangwa se agomba kugaragaza ukaba umubona akunda ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo, kuko mu Baroma 10:17 habivuga. Iyo ni ingingo ya mbere izakwemeza ko niba arikunda muzajyana mwizeranye, niba atarikunda ntabwo muzaba mwizeranye. Bivuze ko gushyingiranwa cyangwa gufatanywa Imana itakwemeye nk'uko biboneka mu gutegeka kwa 2 igice cya 7:3. Indi ngingo ya 2, musore mukobwa wakagombye kugira iyawe kugira ngo urugo rwawe ruzabe rwiza, nta yandi marangamutima ajemo, nta yindi myumvire ijemo, nuko ugomba kumvira inama. Ibyo abantu bagiye gushyingiranwa bagirwa inama cyane. Hano bavuzemo yuko wagirwa inama n'abasore cyangwa abakobwa bagenzi be, wenda bamuburira mu marenga, baramwinginga, ngo hari naho bagera bagahembahemba. Ariko ibyanditswe byavuzemo yuko ngo iyo utizera, akenshi niho Satani ashinga ibirindiro bye, hanyuma abasore benshi niho bagera bakabibipfa amatwi bari basanzwe bumva, abakobwa benshi niho bagera bakabibipfa amatwi. Ino ngingo ya 2 rero y'abantu bagiye gushyingiranwa, izo wumva imbuzi cyane cyane zitaweho cyane ngo ni iz'ababyeyi ndetse n'imbuzi z'abantu bubaha Imana. Abo bantu babiri tujye tubitaho cyane igihe tugiye gushyingiranwa, n'abo dukeka yuko cyangwa se n'abo twizeye yuko twagirana urugo rwiza. Iyi ni iyo ngingo ya 2. Ingingo ya 3 igaragaza yuko uwo tugiye gushyingiranwa twasezeranye cyangwa se twizeranye. Ni ingingo yabonetse mu nama zibwirwa itorero umuzingo wa 2 paji 22 kusuba iheruka. Niba umusore, niba umukobwa atemera itegeko ry'isabato, itegeko ry'isabato rihatse byinshi, tuzaryigisha mu ibindi byigisho. Niba atemera amategeko y'Imana uko ari 10, niba atemera itegeko ry'isabato, rwose hakabaho gufatana urugendo rwiza, ariko ntabwo ruzagerayo amahoro.
uzagira urugendo bigaragara ko ari rwiza. Muje Imana yavuze yuko ngo habagaho gushinyiriza, ngo wenda zemera, wenda zahinduka, ngo wenda zabyumva, ngo wenda zabishaka, ariko ni ugushinyiriza ntabwo bizagira ute, ngo ntabwo biba bizashoboka kubera ko ijambo ry'Imana rigira ute ritabyemera. Nuko rero ngayo rero basore nkunda, rubyiruko nkunda, nabagiraga inama kugira ngo iri somo ryo muri Amosi 3 igice cya 3 risobanuke nk'uko muja w'Imana rivuze mu cyigisho cya kiboneka mu nama zigirwa itorero, icyigisho cya 19, kugira ngo byumvikane neza kandi bisobanuke neza. N'uyu musanzu twari dufite kugira ngo muzagire urugo rwiza, kuko natwe twifuriza urugo rwiza. Uyu musanzu twifuza kubageza kugira ngo urugo rwanyu ruzabe urugo ruhire, kandi atari urugo ruhire gusa mu by'ubuzima, kubera ko tuzi ko Satani yamanukiye isi. Ntabwo twifuza kugira ngo ruzabe urugo rwiza mu by'ubuzima gusa, ahubwo twifuza yuko igihe azaba ari guhamagara imiryango, ingo zanyu, ingo zacu, twese tuzitaba nk'uko byagendekeye umuryango wa Nowa, nk'uko byagendekeye umuryango wa Yosuwa igihe yavugaga ngo njyewe n'umuryango wanjye tuzakorera Uwiteka. Reka twese dutere ikirenge mu cy'abatubanjirije, tuzagire ingo nziza tugandagaje mu bwami bw'Imana. Ibyo nabasabira nanjye ntisize mu izina rya Yesu. Reka ubwo twabanje isengesho nanone twongera dusoreshe isengesho mu magambo makeya tuvuga tuti: Data wa twese ukiranuka, niwe washyizeho umuryango, uhereza n'amabwiriza. Reka uduhe kukumvira, tugira intege nkeya, niyo mpamvu tugusabye kugira ngo tubere imbaraga. Iki cyigisho impamvu gitambutse ni ukugira ngo gifashe abasore n'abakobwa bacu, kukuntu wabanjije Adamu na Eva ukamutegurira Eva. Natwe abasore bacu n'abakobwa bacu, umukobwa umutegurire Adamu, umuhungu umutegurire Eva, kugira ngo imiryango yacu nikomeza kuba ibutahamana, mugiye kuzavuza impanda y'imperuka. Twebwe n'imiryango yacu ntihazagire n'umwe uzasigara muri iyi si y'imburagasani, tuzagusanganire mu bwami bwawe. Icyo cyifuzo niyifuriza ndetse n'abanyumva mu izina ryiza rya Yesu Kristo. Amen.